yitabye Imana mu masaha ya saa 3:30 za nimugoroba, ariko niba nibutse neza, ariko naho umuryango we nabwiye inkuru baratungurwa, ariko ubundi ruhande navuga ko batanatunguye kuko icyo kumva ko yitabye Imana byabatunguye kuko nagumye kubabwira ko arwaye yarembye. Barambwira ngo twihangane bizakira, barambwira ati ibyo bisanzwe bibati nawe bimenyereye koko ati ibyo biraje bigende, ati wihanganye, ariko cyo kora nubona bikomeye kuko hari igihe bijya bimfata bikamutindana, ati nubona bikomeye uzatege muze. Twashatse no gutega ngo twerekeze mu Rwanda, ariko kubera ko umubiri we nta mbaraga rufite yarashoboye kwicara, kandi ari amabisi ntago wapfa gutwaramo umurwayi gutyo gusa, ariko kubera ko bavuga ati niba bigera wemere kure tuguma kuri icyo cyizere birangira kaducitse. Yo ubuse mpereye Gogo, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'agahinda, ni inkuru ibabaje cyane, ni inkuru utapfa kuvuga uko wiboneye, ni inkuru yababaje abantu benshi, ni inkuru y'akababaro, ni inkuru yarejeje buri wese wamukundaga, ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru idashimishije habe na gato, ni inkuru y'urupfu rw'umuhanzikazi Gogo. Ubwo ndavuga Gloriose. Abantu benshi baramuzi, ibitangazamakuru byose ubu nta yindi nkuru ihari, ku mbuga nkoranyambaga hose abantu bose bacitse ururondogoro, ni ukuvuga inkuru ya Gogo. Yo disi birababaje. Umuhanzikazi Gloriose cyangwa se Gogo ubu yamaze kwitaba Imana. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yaciye intege abakunzi be bose bamukundaga, ni inkuru yababaje abafana be bose, bitewe n'uko uyu muhanzikazi yari amaze kuzamuka, yari amaze kugera ku rugero rwiza, yari amaze kugera ahantu heza hashimishije, nawe ubwe kandi yakundaga kubyivugira ko ageze ahantu heza, ahantu yishimira. Ariko kuri uyu munsi rero ni ibintu biteye agahinda ko Gogo yamaze kwitaba Imana. Musabyimana Gloriose wamamaye nka Gogo wari umaze iminsi muri Uganda, yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025 azize uburwayi. Mbega ubu burwayi ntabwo buramenyekana. Urwandiko rw'ibitaro bya Kegera Doctor Center igihe gifitiye kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025. Bikemu wa Yezu uri mu bare wahagarariye inyungu ze yahamije amakuru y'urupfu rwe, dore ko bari no kumwe muri Uganda. Yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 aribwo Gogo cyangwa se Gloriose n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yari afite igiterane cyabaye kuwa 29 kugera 31 Kanama 2025 kibera Imbarara. Nyuma yo gutaramira Imbarara kuwa 31 Kanama 2025, Gogo n'itsinda bari kumwe aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza. Nyuma yo kugera i Kampala, Gogo yatangiye kurwara aremba, ariko abantu bagira ngo biri bworohe cyane ko ubu burwayi yari asanzwe anabufite. Ubu burwayi bwashijeho gukomera birangira ajyanywe kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Gogo ni umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, izina yakomeye ku kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ndakeka nawe niba ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane, uyu muhanzi wari umuzi, kuko uyu muhanzikazi ari mu bantu bari bazwi cyane n'abantu benshi, baba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ubundi Gogo yamenyekanye cyane ubwo yatangiye kuririmba indirimbo yitwa Everyday I Need the Blood of Jesus. Mu Kinyarwanda bivuze ngo buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Iyi ndirimbo yarahitinze cyane, ituma abantu benshi bamumenya, ndetse kandi iyi ndirimbo ni zimwe mu ndirimbo zagiye zisubirwamo n'abantu benshi nko kuri TikTok ndetse no kuri YouTube. Gogo yari amaze kuzamuka neza, yarageze ahantu heza ho kwishimirwa, nk'uko nawe yakundaga kubyivugira, avuga ko ahageze ari ahantu heza nawe yishimira. Yo mbega gahinda. Ubundi muhanzi yari mu bantu bari kuzamuka cyane mu njyana ya gospel. Musabyimana Gloriose uzi ku izina rya Gogo wamenyekanye cyane mu ndirimbo yise Blood of Jesus. Yakundaga kuvuga ko batumirwa mu bitaramo bitandukanye no mu itangazamakuru,
hamwe n'urukundo akomeje kugaragarizwa n'abakunzi be, hari amateka Imana yamukoreye kandi ngayifata nk'agashya yagize mu buzima bwe. Aganira n'Imvaho Nshya, ubwo yavuze ko igihe cyose yabereyeho ubari bwabona agiye kugera ku bikomeye. Ati mu mibereho yanjye yose ubu nibwo ngiye kugera ahantu mbona hakomeye, ngahura n'abantu nari nzi ko nahura nabo, ngahura n'abantu nkunda kandi nabo bakaba bankunda. Ubwo rero ndumva ari agashya Imana ishyize ku buzima bwanjye kandi igenda impindura amateka mu buryo butandukanye, mbishimira Imana. Ayo ni amagambo Gogo yakundaga gukoresha. Ubwo kandi yakundaga kuvuga ko azakomeza gutaramana n'abakunzi be kuko bimwe mu bintu akunda ari byo kuramya no guhimbaza Imana. Ati umuntu wese unkunda nababwira ngo ageze duhuriye mu bihe nkunda cyane, kuko kimwe mu bintu nkunda harimo kuramya no guhimbaza Imana. Tugahura tugatera iby'isi umugongo, tugasenga, tukongererwa imbaraga n'ubugingo bwacu. Gogo yakundaga kubwira abakunzi be ko bamufasha guhimbaza no kuramya Imana, bakayihamya imbere y'abantu, yaba abayemera cyangwa se abatayemera. Ati icyo banyitegaho nta kindi ni ukumva ijambo ryose rizanuruka mu kanwa nyiramye, nyihimbaza, nanga ubuhamya nkayihimbaza nta bwoba nta soni. Uretse indirimbo Blood of Jesus yatumye amenyekana cyane, uyu muhanzi yari afite n'izindi ndirimbo zirimo Uwo Mwana, Uwiteka n'izindi yavugaga ko arimo gukora yari atarashyira ahagaragara. Yo disi Gogo se ubu ntabwo tuzongera kumwumva? Uburyo yaduhaga ubutumwa bwiza mu ndirimbo ze, uburyo yakundaga kuvuga amagambo meza, uburyo yakundaga kudusetsa, ubu byose ntabwo tuzongera kubyumva. Nta gahinda pe, ni inkuru mbi, ni inkuru idashimishije. Gusa twavuga ngo Gogo naruhukire mu mahoro. Gusa kuri ubu ntabwo haramenyekana neza ikintu Gogo yaba yazize, kuko bamwe baravuga ngo yazize igicuri kuko yagiraga indwara yo kwikubita hasi, abandi bakavuga ngo yazize umutima. Mbega ntabwo haramenyekana neza indwara yaba yazize. Gusa ikintu twavuga cyo ni uko Gogo nawe ari mu bantu bakoze ibikorwa byiza bakiri mu isi. Icyo twamwifuriza ni ukugira uruhuko ryiza. Yo disi Imana imwakire mu bayo. Reka nsoreze ahangaha iki kiganiro, nihajya andi makuru amenyekana turaza kuyabagezaho. Mbashimira ko mwabanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.